Ndabasuje cyane mwese abakunzi ba Eugenie Family. Mwifuje yuko abakunzi b'ijambo ry'Imana bakongera kuryumva, ariko mfite imbogamizi yatumaga bitabasha gutungana neza. Mu gihe bitari byatungana, ngiye kujya mbanyurizaho record. Muri uyu mwanya tugiye kwigana amagambo avuga ngo Imana iri kumwe natwe. Turifashisha igitabo cyanditse ngo Yesu Kristo uyifuzwa ibihe byose, cyanditswe n'umukozi w'Imana Ellen White. Ku ipaje ya 4 icyigisho cya mbere batangira batubwira ngo azitwe Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Umucyo wo kumenya ubwiza bw'Imana wagaragaye mu maso ha Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo ubana natwe igihe cyose ukatwiyereka. Izina ryawe ntabwo icyubahiro. Tugusabye imbabazi, ni kenshi tugucumuraho, ni kenshi tudakora ibishimwa nawe. Turagusabye kugira ngo tukimara kubabarirwa nawe udukoreshe iby'ubutwari. Ijambo ryawe tugiye kwiga uridusobanurire, umuntu wese azabasha kuryumva rizagira icyo rimarira ubugingo bwe, mu izina rya Yesu. Imana iri kumwe natwe. Barakomeza batubwira ngo uhereye kera kose umwami Yesu yari umwe na se. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, yazanywe mu isi no kwerekana ubwiza bw'icyubahiro cyayo. Yazanywe no kwerekana umucyo w'urukundo rw'Imana muri iyi si yijimishijwe n'icyaha. Yari Imana yabanaga natwe. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwari bwaravuzwe ngo azitwa Emmanuel. Mu kuza gutura muri twe, Yesu yazanywe no guhishurira abantu Imana ndetse n'abamarayika. Ni ukuvuga ngo abantu n'abamarayika Yesu yazanywe mu isi no kubisobanurira Imana, no kudusobanurira Imana. Yari ijambo w'Imana. Gutekereza Imana byumvikana mu matwi ya buri muntu mu isengesho rye yasabye asabira abigishwa be. Yaravuze ati, nabamenyesheje izina ryawe, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Uko guhishurwa ntabwo kwahishuriwe abaturage b'iyi si gusa. Iyi si yacu ntoya ni igitabo cy'ibyaremwe. Barakomeza batubwira ngo mbere na mbere Imana yigaragarije mu murimo w'ibyo yaremye, ibyo yaremye byose. Kristo niwe wabambye ijuru kandi ashyiraho n'imfatiro z'isi. Ukuboko kwe niko kwashyizeho amasi mu kirere kandi arema n'uburabyo bwo mu gasozi. Iyo niyo ishimangirisha imisozi imbaraga zayo. Inyanja nayo niwe wayiremye. Niwe wujuje isi ubwiza n'umwuka ku bintu byose biri mu isi no mu kirere ndetse no mu ijuru. Yabyanditseho ubutumwa bw'urukundo rwa Data wa twese. Ibintu byose byaremwe muri iyi si byanditseho urukundo rw'Imana. Ngo nta nyoni n'imwe iguruka mu kirere, nta nyamaswa n'imwe yigenza ku butaka itabereyeho kunganira ibindi binyabuzima. Ikibabi cy'ubusabusa cy'igiti ndetse n'akatsi gato gafite umurimo kagomba gukora. Buri giti cyose, buri shami ryose, buri kibabi cyose bizana ikintu cy'ubuzima ku buryo bitabonetse nta muntu cyangwa inyamaswa byabasha kubaho. Nanone kandi buri muntu na buri nyamaswa bigira icyo bimara kugira ngo
habeho ubuzima bw'igiti, ishami ry'ikibabi, indabyo zitama impumuro nziza, maze zigakwiza ubwiza bwazo kubw'umunezero w'abantu. Izuba rikwirakwiza umucyo kugira ngo amasi menshi yishime. Inyanja ngari nayo ubwayo niyo nkomoko y'imigezi yacu ndetse n'amasoko yacu yose. Yakira amazi y'inzuzi kugira ngo yongere kuyatanga. Urwokotsi ruyavuyemo rwongera kumanukira ubutaka ari imvura imeza imyaka. Abamarayika b'icyubahiro batangana umunezero, urukundo rwabo n'uburinzi bwabo budahwema kugirira ibiremwa byaguye kandi byanduye. Imana iri kumwe natwe. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu, imuremera isi, imuremera ibiguruka, imuremera ibisimba bitandukanye, ibyatsi, indabo. Ibyo bintu byose ko Imana yabiremye byose bikuzuzanya. Imana ihabwa icyubahiro kubw'urukundo rwayo yadukunze kandi ikaduha ibidukwiriye byose. Nta na kimwe umuntu akenera Imana itashyize muri ino si. Hari igihe abantu basuzugura wenda utunyamaswa tumwe na tumwe, ariko hano tumaze kubona yuko n'ikintu cyose cy'ikibabi gifite icyo kimarira ikindi kinyabuzima. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose Imana yaremye, ari iyo nyamaswa, ari twebwe abantu, ari ibyo byatsi, byose bifite ukuntu Imana igenda ibikoresha bikagenda byunganirana. Ku manywa ibi bigakenera ibi, nijoro ibi bigakenera ibi, igihe cy'itumba ibi bigakenera ibi, igihe cy'impeshyi ibi bigakenera ibi, maze byose bikuzuzanya kugaragaza urukundo rw'Imana. Imana idushoboze kugira ngo umuntu cyane, kuko ari twebwe Imana yagutegeka isi, tujye tubasha kugaragariza ibiri mu isi byose urukundo rw'Imana nk'uko yarutugaragarije kandi yaruduhaye mu izina rya Yesu.